bwacu bwa buri munsi buri wese agira ibimushimisha, kubona ibyo kurya, aho kuba, imyambaro, kugira ababyeyi n'abavandimwe, ndetse hari n'ibindi byinshi bishimisha umuntu. Muri byo harimo umuziki. Ivuga umuziki wise utekereza zimwe mu ndirimbo wakunze. Muri zo hashobora kuba harimo iyitwa Umwari, Away, Ndagukumbuye, Good Luck cyangwa Wowe Gusa. Ivuga izi ndirimbo benshi muri mwe bahise batekereza umuhanzikazi w'umunyarwanda uririmba neza cyane witwa Ariel Wayz. Tugiye kugaruka ku byo Ariel Wayz aherutse kuvuga kuri Juno Kizigenza yifashishije urubuga rwa X. Ahangaha wahita wibaza ngo Ariel Wayz ni muntu ki, ahuriye he na Juno Kizigenza, iki aherutse kumuvugaho? Ikiganiro cyo isobanukirwa ugezwaho na IBL. Ikaze. Igisenyi cyangwa uhita Rubavu mu mwaka w'ibihumbi 2000 tariki ya 9 z'ukwezi kwa 9 nibwo havutse umwana w'umukobwa, ababyeyi be bamwita Uwayezu Ariel. Mu bana 8 aba babyeyi babyaye, Uwayezu Ariel yavutse ari uwa 6. Uwayezu Ariel yaje gutangira amashuri abanza ayatangirira i Gisenyi, nyuma ayakomereza i Kigali anahasoreza tronkom. Mama wa Ariel Wayz mu mwaka w'1990 yaririmbaga muri orchestre Ingeri, ryari itsinda riririmba nk'ababigize umwuga. Uwayezu Ariel akiri umwana muto yajyaga yumva mama we kenshi ari kuririmba, nawe ahera aho yiga kuririmba. Kubera kuririmbana na mama we kenshi byatumye yiyumvamo impano yo kuririmba, maze asoje tronkome akora ikizami cyo kwinjira mu ishuri rya muzika ryo ku Nyundo. Yahahuriye n'abandi bana b'abanyempano mu muziki, maze urugendo rwe rwa muzika rutangira gutyo. Uwayezu Ariel niwe Ariel Wayz. Wayz bituruka kuri Uwayezu. Mu mwaka w'ibihumbi 2018 nibwo yasoje amasomo ye ku ishuri rya muzika ryo ku Nyundo. Ariel Wayz yasoje amasomo we n'abandi basore biganaga barakoze itsinda ryitwa Symphony Band, ryacurangaga ndetse rikanaririmba. Kuva icyo gihe kugeza ubu ni itsinda ryagaragaje ubuhanga kuko bacuranze mu bitaramo byinshi bitandukanye by'abahanzi. Mu mwaka w'ibihumbi 2019 Ariel Wayz yavuye muri iri tsinda maze atangira gukora kariyeri solo aririmba wenyine. Ni umwe mu bahanzikazi baririmba neza kandi babikora neza. Twamwumvishe mu ndirimbo yise Umwari yafatanyije na Bushari, tumwumva kandi mu yo yise Ntabwo Yantegereza, tumwumva mu yo yise Depanage yafatanyije na Riderman, tumwumva mu yo yise Away yafatanyije na Juno Kizigenza, tumwumva mu yitwa Gasinyi, tumwumva muri Ndagukumbuye yafatanyije na King James, tumwumva muri Good Luck, tumwumva no mu ndirimbo yitwa Wowe Gusa, ndetse no mu zindi zitandukanye twagiye tumwumvamo. Buri wese afite indirimbo yagiye amwumvamo ihora imugaruka mu mutwe, ya yindi uba wicaye hamwe ugatangira kuyiririmba, kabone n'ubwo waba uri mu bantu ukumva ikujemo utangiye kuyiririmba. Ariel Wayz ni umuhanzikazi mwiza w'umuhanga, dore ko mu mwaka w'ibihumbi 2020 yatoranyijwe mu bahanzi bitabiriye irushanwa mpuzamahanga ryabereye muri South Africa ryitwa Voice Afrique Francophone. Gusa ryaje guhagarikwa na COVID-19, ariko Ariel Wayz yatangaje ko ryamugiriye umumaro kubera ko yahuye n'abandi banyempano benshi barimo n'abo afatiraho urugero.
2022 Ariel Wayz ufite n'agataziro ka Wayz on the way yabaye umuhanzikazi mwiza w'umwaka mu bihembo by'isango na muzika award. Ariel Wayz impano yo kuririmba yikomora ku muryango we cyane ko afite na onkle we witwa Daddy Casanova wabaye umuririmbyi ukomeye wo hambere. Twavuga Ariel Wayz tutavuze ku buzima bwe bw'urukundo. Abasore bazwi bakundanye na Ariel Wayz ni Kenny Soul na Juno Kizigenza. Ariel Wayz na Kenny Soul bakundanye biga ku Nyundo. Urukundo rw'aba bombi abo biganye bavuga ko rwari ruzwi mu kigo uko rwagurumanaga. Gusa mbere gato yo gusoza amasomo urukundo rwabo rwajemo agatotsi rurangiriraho, ariko bakomeje kuba inshuti. Mu mwaka w'2021 nibwo inkuru z'urukundo rwa Juno Kizigenza na Ariel Wayz zatangiye kuba kimomo. Gusa Kenny Soul wari inshuti y'aba bombi yatangaje ko iby'urukundo rwabo atabizi, ibyabo babikora bucece. Mu mpeshyi basohoye indirimbo bakoranye bise Away, ndetse bikomeza kuvugwa ko aba bombi bari mu rukundo. Gusa bamwe bumvishe iby'urukundo rwabo ntibabyemeye kuko bavugaga ko ari uburyo bwo kugira ngo bavugwe cyane binabafashe kwamamaza indirimbo zabo. Mu gihe cyaguma mu rugo ya gatatu, Ariel Wayz na Juno Kizigenza bari bibereye mu nkengero z'ikiyaga cya Kivu ku Kibuye. Ibi byakomeje gushimangira ko bakundana bya nyabyo. Abavugaga ku rukundo rwabo bavugaga ko basa, bafite n'inyinya zisa. Nyuma y'ibyo hasohotse video Ariel Wayz na Juno Kizigenza basomana. Benshi bacika uruhondogoro bavuga ku rukundo rwabo, ndetse hakomeje gusohoka n'izindi nyinshi zitandukanye aba bombi bahuje urugwiro. Ikindi kandi byari bigoye kubona aba bombi batari kumwe, dore ko banaririmbanye mu bitaramo byinshi bitandukanye. Mu mpera z'2021 aba bombi batangiye kugaragaza ko hari agatotsi kaje mu mubano wabo. Bidatinze Juno Kizigenza yagiye kuri Instagram yandika aya magambo single again, aha yari ashatse kuvuga ko ari wenyine atakiri mu rukundo. Ariel Wayz yagaragaje ko yahemukiwe na Juno, ajya kuri Twitter ashyiraho amafoto yo kuri Instagram Juno arimo gutanga nomero ze. Ibyo ni ibintu bitashimishije na gato Ariel Wayz, asubira kuri Twitter ashyiraho ibiganiro yagiranye na Juno. Byatangiye tariki ya 27 z'ukwa 12 2021. Wayz abaza Juno aho ari, ariko undi ntiyashaka uhamubwira. Gusa Juno yari yabeshye Ariel Wayz ko yagiye gusangira Noheli n'abo mu muryango we, kandi Juno yari arimo araca inyuma Ariel Wayz n'umukobwa byavuzwe ko ari umunyamahanga. Ikindi Juno yakuye Wayz kubamukurikira kuri Snapchat, gusa ngo inshuti ze zabwiraga Ariel Wayz ibyo yashyize kuri Snapchat byose. Ariel Wayz yasabye Juno ko yaza mu rugo bakavugana. Juno aranga amubwira ko yazaza ku wa gatatu, kandi icyo gihe bavuganaga byari ku wa mbere. Uwo munsi wo ku wa gatatu warageze, Ariel Wayz nawe yanga kubonana na Juno, maze aba bombi baratandukana. Nyuma yo gutandukana, Juno yasohoye indirimbo yise Urankunda. Aha abavuga umukobwa umukunda ariko we agashaka ko babijyana gake. Juno yahamirije ikinyamakuru Isimbi ko iyi ndirimbo ishingiye ku nkuru nyayo ye y'urukundo. Nkaho mu gitero cya kabiri Juno agira ati
n'Imana izi icyo dusaba mu mitima nta kuyishyura. Sinzi impamvu wowe ikuvuna mu butayu cyangwa mu migezi, wenda sinzi aho bigana. Urora kenshi bikambabaza, urarira kenshi ugasakabaka, wa Yezu wanjye bikambabaza. Kubaza inkuru y'urukundo rwa Juno na Ariel Wayz, Juno yahamije ko uwa Yezu Ariel ari we yaririmbaga, gusa Ariel Wayz nawe yasohoye indirimbo igaruka ku rukundo rwe na Juno. Iyo ndirimbo ifite amashusho agaragaza Ariel Wayz afite uburakari bwinshi ashaka kurasa umusore bakundana. Ikindi kandi uwo musore ugaragaramo afite taye nk'iya Juno, bigaragara ko ari we yashatse kugaragaza. Ariel Wayz mu nyikirizo y'iyo ndirimbo akoresha izina Juno akunda kwiyita. Ariel Wayz yagize ati huha good luck baby, nubwo wanditse vuba huha let me hope ugikunda. Nubwo iyi ndirimbo igaragaza uburakari bwinshi, Ariel Wayz yatewe no kubabazwa no kudahabwa agaciro mu rukundo, yavuze ko Juno amwifuriza ibyiza. Yagize ati sinicuza niba warabonye uwo wifuza, nakwishimira kukubona wishimye birenze igihe twari tukiri kumwe. Ubu bivugwa ko baba bariyunze kubera ibitaramo bitandukanye bahuriyemo bise Away from Home, bakoranye mu mwaka w'ibihumbi 2023 bazenguruka Uburayi. Kuva urukundo rwabo rwavugwa, hari benshi batarwemeye, bavuze ko ari nka filime iteguye, bati byose byari byarapanzwe ko bazakundana nyuma bagashwana, buri wese agasohora indirimbo avuga ku rukundo rwabo, nyuma bakiyunga, kandi niko byagenze. Ikindi kandi mu minsi ishize Ariel Wayz yagiye ku rubuga rwe rwa X abaza abamukurikira ati mubyumva gute nsubiranye na Juno kizigenza? Ese wowe ukurikiye IBL Entertainment ubyumva gute Ariel Wayz asubiranye na Juno kizigenza bagasubira mu rukundo? Ese wowe urukundo rwavuzwe hagati ya Ariel Wayz na Juno kizigenza urufata gute, urwakira gute? Ese urarwemera cyangwa ntabwo urwemera? Ariel Wayz ni umuhanzikazi mwiza, uririmba neza kandi ubikora neza cyane. Ikindi kandi yavuze ko umuhanzi afatiraho icyitegererezo ari Kamariza. Uyu akaba ari umwe mu beza bo hambere twagize baririmbye indirimbo nyinshi kandi nziza. Ariel Wayz ibyo twaba tumuvuzeho ni ibi, kandi ikindi tuzakomeza kugenda tubabwira n'ibindi byerekeye Ariel Wayz. Wowe waruteze amatwi IBL Entertainment, ndagushimiye, wakoze cyane kudutega amatwi, uri uw'agaciro kenshi, kandi nawe wamaze gukora subscribe ndagushimiye cyane. Imana ikomeze iguhe umugisha. Nibutsa nawe utarakora subscribe gukora subscribe kugira ngo ibiganiro n'ibindi byinshi tuzajya tugenda tubagezaho hano kuri IBL Entertainment bijye bibasha kukugeraho 5 kuri 5. Ikindi kandi niba ufite igitekerezo cyangwa se cyo watwunganiraho, wajya muri komenti ukatwandikira. Komenti zanyu zose turazisoma. Mwese tubifurije amahoro n'imigisha bituruka ku Mana. Twongere dusubire no mu bindi biraza kuza.